Ikaze mwebwe mudukurikiye kontwari RTV1. Uyu munsi ni umunsi mwiza Imana iduhaye kugira ngo tuwushimiremo Imana n'imirimo ikomeye yayo. Tukaba tubahaye mwaramutse na mwiriwe bitewe n'imigabane muherereyeho. Turamutse bene wacu bari ku migabane itandukanye y'isi, by'umwihariko n'abari mu gihugu iwacu, kandi tubihanganisha ku bihe bigoye barimo. Imbere za kamera z'Intwari RTV1 hari umugabo, umusore mwiza, umusore smart uri imbere yacu. Uyu niwe tugiye kuganira, akaba ari bwo bwa mbere tumwakiriye kuri channel yacu. Amahoro ganze papa. Amahoro. Yego. Muraho mumeze neza? Tumeze neza rwose. Murakomeye. Turashima Imana. Uyu munsi waje mu yindi shusho ntari nkumenyereyeho. Ufite ubwitonzi neza. Wogira ngo uvuye kwa Mariyamu. Ariko ndabuhorana. Uraborana? Ndabuhorana rwose. Uko abantu hano hanze bakuzi nubwo utaribwirana ngo tumenye izina ryawe, kubatakuzi. Uwo babwira ngo kanaka. Mumuzi gute ikintu cy'ubwitonzi bagishiramo? Baze kubivuga kuri commentaire. Baraza kubivuga muri commentaire. Rwose ku bantu bamuzi. Yego. Muze kutubwira cyane. Uyu munsi ko ndabona yabaye marayika w'Imana wawe wigendera n'amaguru. Yego. Amakuru meze neza. Nukuri turashima Imana. Nta kibazo. Tugwaye kaze cyane. Murakoze cyane. Witwa nde? Uri muntu ki ku bantu batakuzi? Murakoze cyane. Ku mazina banita Sibomana John. Ndo umunyamurenge. Tuye hano muri Kenya niyo mpanze. Ariko iwacu nantu bita mu Minembwe ku Kabingo. Nibaza ko wenda ari nk'ibyo ngire ngo imirara si ngombwa cyane. Naho iyo uvuza bari byiza kubera ko ni kimwe mu bigize umuco w'abanyamurenge. Yego. Ariko niyo utavuze tubyakira vuba. Nta kibazo. Ndo umusegege. Imfura y'umuhayashunga. Kubera ko utavuze ko uri umuhayashunga. Zose ni bimwe. Ni bimwe, nta kibazo ushatse wabivuga gutyo. Cyangwa ukavuga umusegege, nta kibazo. Itandukaniro ry'umusegege n'umuhayashunga ni irihe? Nibo bamwe, bose n'abayashunga. Ariko harimo hari igisobanuro wenda kiri ku muhayashunga kitari ku musegege. Kitari ku musegege? Tatandukaniro. Okay, simbizi cyane usarire. Usarenza nibagirwa nyine kubibazaho. Ariko nkumva batwita twese ngo abashunga. Ariko turi abasegege, sinzi aho duhuriye gutyo. Tuzabibaza. Nukuvuga ngo abasegege bose n'abashunga. Ariko arabashunga atarabasegege. Arabashunga atarabasegege. Ejo rubize? Uri umwishwa ushobora kubizi cyane. Abo ngabo ni ingabo zo kwa Ntwari? Zo kwa Ntwari. Yego wa. Tubona? Abo wese n'abatwari. Uraza kugura soda? Uranibukije. Ni ukuvuga ngo ihuriro ry'abatwari n'abasegege n'abahayashunga. Wabo. Bivuga ko bose ni bene gahayashunga. By'umwihariko ibi ni ibintu byagiye bibaho, sinzi ko wenda ku myaka yawe impamvu zo gutyo nuko ukiri mu bantu batoya wenda turi muri za generation za kera. Yego. Kera abasegege n'abatwari barashakanaga. Yego, barashakana. Ariko nyine biragoye. Ubu ngubu ntabwo bashakana. Kubera iki? Kubera ko twavukanye turi bamwe. Aho. Kera ntumwavukanaga? Kera sinzi cyane amateka yabyo. Ariko ubu ngubu biragoye, bavuga ko turi bamwe twahuye. Yego. Bantu bakagenda bavuga utandukanye. Bamwe ngo bahujwe wenda n'ubushuti gusa busanzwe.
abandi ngo ya nibyo twari tuvukana Gasegege na Gatwari nuko ariko ubu ntabwo bashakana ntibishoboka ubu n'icaha ndatekereza ko uramutse ushatse umutware watanga inka nziza kabisa y'iciro abatwara aho bari turabaramukije cyane by'umwihariko njewe ngiramo inshuti zanje nyinshi cyane mwatwari ndetse hari abagabo b'abatwari bamwe bazavuga abantu bavukana na Steven bimeze bite nza nibaza niba ari bo basa nanje niba ari usa nabo sindabimenya ariko ni nabira by'umwihariko byenda harimo kimwe muri ibyo asandi cyane yego bavuze ko tuyi Nairobi yego ukaba uri umugabo wubatse cyangwa sindubaka ariko teganya kubaka vuba urabiteganya yego ugiye kudutumira se mu bukwe cyane gose aho mboneyo nakanya ko kubatumira mwese abadukurikiranye ubukwe vuba ngaha tuzobamenyesha amatariki muzaze mu bubemo asante sana hajya batubwiye mazina nayavuze Sibomana John afite ubukwe cyane afite ubukwe abantu bose bagifite umuco tugomba kuzamusapotinga tukaba mu bukwe bwiwe cyane sajya urateganya kuba umukwe w'abandi umukwe wasinzira turizera ko basinzira mufite umukwe mwiza tukane ko tubitekereza ariko nabo bazoba babibona cyane yego utekereza ko umuntu mwiza ari umuntu umeze gute Jo umuntu mwiza buri wese yabivuga wenda bivana nuko abitekereza ariko umuntu mwiza nyine nuko ibintu byiza iryo jambo ni rigufi ariko rirasobanutse ni rinini ariko nahinya amagambo nuko ari byiza asante sana yego abasinzira umukwe wacu rwose ni nta mirimo mibagira ntayo rwose nta turumva aho naho nari mbikuriye asante sana amakuru yo ku kabingo iwacu ni amahoro usibye ibi bibazo biba buri munsi ndabana pole wenda abo dukurikirana b'akarere ka Kabingo yego kuko niko mvukamo kubw'ibibazo bya buri munsi tugenda duhura nabyo ariko nubwo ibyo byose bihari yego ntabwo dukutse imitima asante cyane abahari baraho mu buryo babayeho ariko kandi barakomeye tibakutse umutima nabo n'amadubu umuhano wa Kabingo uracabaho cyangwa nabo umeze nk'icamibunda cabaye mwirare oya Kabingo irahari gose abaturage bari mu barahari ahubwo ubu ngubu niho wabaye mwiza cyane kuko mbere habaga amazu y'ibyatsi ariko ubu namara injanja gusa biga ku Banyakabingo bose aho bari kuko kimwe mu biranga ibyiza by'umuhana yego n'amazu meza arimo ubu rwose umurambi wacu kandi ni mwiza ariko sinibuka abagabo bagiye babivuga ati abantu bari kudusenyera baratunyaga inka uyu munsi batwara izi nka zacu ariko nitugaruka tuzagarukana inzungu aha baradutwikiranya katse ariko nitugaruka tuzubaka inzu zigezweho cyane imiturirwa kabisa building ejo bundi nabitekerejeho hari ukuntu abagabo iwacu bakundaga nk'inka cyane noneho akaba rimwe na rimwe atokubaka n'inzu yego akazabura nk'inka yogurisha kubera kuzikunda ariko ubu zimaze kunyagwa zose babona kubaka amazu aho ndibaza mwese ku bushobozi bwacu bwari inka tukibaza ko wenda mu kivibaza inyaze burangiye none ko buravahe n'abanzi bacu bari bazi ko n'ibigenda byose imbaraga zirashira yego ariko ahubwo niyo zabaye nyinshi biriya rero ni ukuboko kw'Imana gose bazaca umugani bakavuga si umugani cyakora n'iby'ukuri yego imbaraga z'Imana ziheraho iz'umuntu zishirira cyane nukenera kubona ukuboko kw'Imana uko wawe ntikukabeho
rwose gusa tukiri kuri iryo jambo intambara yose ayivikaje irasenya ariko igira impact iri positive bijanga byakunda habaye ingaruka mbi hakabaho n'ingaruka nziza kimwe mu ngaruka nziza iyi ntambara yatuzaniye iwacu hazubakwa cyane kandi hubakwe noneho biri serious ubu kera ko warubakwa imihanda ni yose iwacu nje ndavuga nko iwacu Minembwe Kabingo ari umuhanda uzamuva iwacu iwacu nantu baza bakunda kwita ngo mu Aburugu kuhavukagera mu Madego mu Gatanu umuhanda ibarabara gize kandi ntijyabaga mbere yarahabaga ariko agenda ukuntu ibigonzo ariko ubu bahise bawukora neza barakatinze straight ni ukuvuga ngo rero kera ubu ngubu ko warubakwa kandi amazu y'amarinjanje iwacu ni menshi hameze neza rwose abantu dutahe hari umugabo nkunda bita Bishop Semuhanuka yakundaga gukoresha fundraising n'iwacu nawe ushobora kuba waramubonye yego ndamuzi akazama avuga ngo kubera gahayo ngo umuntu runaka ngo atanziki undi ngo kubera gahayo ngo atanziki none iwacu nawo kubera gahayo kuri kw'Imana tuzahagira paradiso cyane asante sana yego nahe yandi mashasha hano i Nairobi wawa John Nairobi nasanzwe gusa hari ivumbi ryinshi hari ivumbi yego ariko ni amahoro kabisa ivumbi ryazaniye benshi bicurane natwe turimo jewe hano ko ndabikira yego nibyo kabisa Sibomana John ubushize twumva ngo wagiye Qatar yego Qatar tuzatumvisha amatwi Qatar tuzatumvisha amatwi ariko kuhagera gutya ngo tuhigerere oya ni umugabo nkawe nyine wahageze hari abantu benshi bahageze byatangiye gute kuja muri Qatar kuja muri Qatar byatangiye kimwe nuko wenda umuntu yatangiye kuva mbere ahunza ava ruguru buriya kera iyo bavuye mu gihugu cawe hari ukuntu abashi bamwe bitwaga ngo ni bawucangende ngo ni bawucangende bucengende natwe niko ariko Qatar nagiye gusa kubw'impamvu zo gushakisha ubuzima imibereho bisanzwe nibwo buryo nagiyemo Qatar uragenda ngerayo yego ese hari ryari utwibukije Qatar ubu ngize umwaka mvuyeyo yego asante cyane mu majambo make hari abantu benshi bifuza kuja Qatar ntibabona uburyo bwo kugerayo cyangwa se bakabona bura n'amakuru gusa kuva hano uja Qatar ku muntu wowe ukeneye nk'ayo makuru wenda hari nubwo atari byo waje kwamamaza ariko birashoboka ko hari uza utegera umunsi umwe bigaburana nuko yarashaka kujayo bisaba iki kuja muri Qatar bisaba bintu nk'abingahe ariko cyane bikubiye mu bushobozi ifaranga noneho wamara kubona amafaranga ugashakisha uburyo bwo kugenda ubwo buryo rero buri wese agenda mu buryo bwiwe wenda abagenda muri visite gusa ariko nje nagiye mu buryo bw'akazi yego na applying akazi ndino noneho ndangize kugahabwa no kuvuga Qatar ni igihugu kizayikorana cyane n'amakampani iyo company yagufasha ikaguha ico bita offer letter noneho ikakwemerera akazi nico gusa bazajana muri leta nyine bagusabiraho visa none bakaguha working visa y'akazi yego akaba ari ugenderaho ariko ni uburyo bwa company cyane kuko kirani igihugu cyane gusa cimirimo c'abantu baza gupagasa kenshi
ubwo nyine nibwo buryo nje nagiyemo uburyo bw'akazi ni ukuvuga navuye mfite visa mfite n'akazi nuko niko biba bimeze yego asante cyane uranko ubushobozi bukeya buke bushoboka ariko nyine ndabizi ko uraza kuvuga bube bwinshi cyane kuri benshi ariko mu buryo bwiza bwo umuntu abivuze gutyo ubushobozi buke umuntu yo kwipangana nabwo avuga ati ubu mbufite sinonanirwa kugera Qatar ngo mbeho ni kubungana gute Qatar nta nubwo hasaba amafaranga menshi kujayo gusa usibye kuko hari n'abayatanga bakanyagwa abantu benshi nzi bagiye bayatanga bakanyagwa no kuvuga kugira ngo ugende ukorana n'aba agent noneho umu agent wenyine niwe wohereza amafaranga akagushakira akazi muri company runaka yakakubonera akabona gushakira visa ubwo rero ari wowe hamesha ari no wamaki ariko Qatar ufite $3,000 wagenda $3,000 wa tari umunyamerika kuragira ngo hano iwacu mu buhunzi biroroshe ntivyoroshe ariko uwo yagaruza wahageze tutaragera ku kintu c'imikorere iriya udafite offer letter yego tushobora kuguhabwa visa ku bantu bagenda bagiye gukora akazi yego ku bantu bagiye gukora akazi ugomba kuba mbere ubanza guhabwa akazi na company ikagufata rero akaba ari gusabira visa yonyine yego bakabona kukohereza visa nibwo buryo bwiza hanyuma urabona muri business nkizi ngizi zo gushakira abantu ibyangombwa uyu ni umu agent uyu ni umuki hari aho bigera ugasanga rimwe na rimwe bamwe babaye abasikamazi yego aba bantu nyine banyaga abantu bakababesha bakabizeza ibintu bidashoboka yego kugira ngo umenye neza ko uyu muntu ari umu agent mwiza ushobora kungeza kuco nshaka cyangwa se uvuga ati uyu ni umufrodera ashaka kurya abantu niki kiguha assurance kuko uwo muvuganye ari muzima okay no kuvuga ngo aba agent mu buryo bugaragara bwabamo bamwe babibye yego ashobora kukunyaga nyine n'abantu benshi bagiye banyaga bamwe bagiye banandikira bambwira bibye nyine muri ubwo buryo ariko iciza no kuba ufite yo byibuze nk'umuntu wo bigukurikiranira hafi usanga ubu nyine nje nkanje kubera ko nagezeyo ari aba agent bamwe tuziranye tekereza ko wenda nje nkeneye gusubirayo atonambura ariko biba byiza ko iyo ufite umuntu nanje nja kugenda hari umuntu wari uriyo yego niwe wabinkurikiraniye hafi hanyuma aba agent bishugu kwabo cyangwa abari muri za gahunda nyine za nibo bishugwa gusa nta n'undi uhabwa urufaranga nibo gusa baba bakorera amakampani nuko yego tutazimbye mu magambo uragenda ugera Qatar ni igihugu kinini ni igihugu gifite ama province menshi imijyi myinshi wahitiye hitwa gute Qatar ni ukuvuga ngo ni igihugu gito gato cyane noneho nahitiye mu mujyi wa Doha neza Doha niyo kapitale ya Qatar niyo hantu nabaye uvuga Qatar nito cyane nito nuwo mujyi wayo niho nabaye okay abantu baho bavuga ururimi abantu baho bavuga Icyarabu bakavuga n'Icyongereza ni izo mvugo cyane bakunze gukoresha aho urumva wowe wakiriwe n'umuntu nakiriwe n'umuntu ariko already akazi ko wari wagiye ugafite yego imikorere yahariye imeze ite rero imikorere yahariye no kuvuga ngo bivana icambere n'akazi
wahawe ukiva hano utuzi n'udusanzwe nyine turuza umva two hanze umva tuzi two hanze n'utwo ni mu makampani mu masupermarket mu mahoteli nibyo nitwo tuzi tubiriye ariko kandi nta kibazo cyawe ivana usa n'akazi wahawe ukivino nuko uza uvino uza amafaranga uzahembwa akaba ari narushika nyine ugahemba buriya se waba uzi cyangwa se uratekereza ko hari akazi runaka keza kuruta utundi tuzi twose dushoboka hariya muri Katari ndavuga ku bakora mu makampani ku buryo uvuga ati uyu muntu uyoriyanse muri ibi ngibi ageze Katari arya amafaranga meza yego cyane Katari abantu nabonye bagenza guhembwa amafaranga menshi n'abantu bize ibintu cyane by'amahoteli hano umuntu wabyize neza cyangwa ibingibi byo guteka za kofi bazazikoresha cyane bakundika biteye ubwoba niyo bazayinywa buri saha umuntu rero uzi kuyiteka iriya neza wabyigiye ufite na certificate yayo neza igaragaza ko yabyize iriya yabona akazi keza yabona akazi keza kabisa ariko kandi iriya bagenda kuzamura bivana nuko bakubona bakaba bakubwira supervisor aho kugenda kuzamura kongera umushahara kubera ukuntu ukorana nabo hari cyo bita minimum wage mu Cyongereza cyangwa se umushahara muto ushoboka umuntu ashobora gufata hariya ni ngo amadolari angahe uwo hasi wenda nk'abakirina bene ababo bo gukubura cyangwa se gutora uducafu gukora utuntu tw'udusukusuku ni madolari 500 ku kwezi ariko bakamwishurira inzu bakamwishurira ibiryo na transport imodoka bariya yego 500 by'idolari idolari 500 umuntu uri mu ayene ubwo hembwa ngana gute benshi bahembwa 700 igihumbi bene ni ukuvuga izo ni ifaranga uhembwa wariye yego inzu yishutse yego no kuvuga aho baba bafite abakozi kubwira muri company uburi mu nzu ya company abahara amamodokari abajana n'abagarura muva mu kazi abari abakozi bashinzwe guteka urumva ibyo bindi byose abari ibyabo okay yego urumva na hantu heza umuntu yo kwifuriza undi ko bizagenda kose ni heza paraporo ya Afrika ni heza asandi nukuri ubuzima bwaho bukamera gute experience yigihe wahamaze wabonye ari ibintu bimeze bite wenda nunabishobora uraza kugereranya n'ubuzima bwo muri Kenya ni wacu muri Kongo wabonye gute ubuzima hariya ni ukuvuga ngo ubuzima hariya ikintu kigoye ni ku muntu wagiye adafite akazi ariko iyo wagiye ufite akazi wogira wenda izindi mpamvu z'uko umushahara waba ari mutoya bivana yego n'ibibazo by'umuntu ariko ubuzima baburaho nta kibazo kuko urumva uri mu kazi uri mu kazi ukora buri munsi ufite kontra yawe si ukuvuga ngo barakwirukana wenda ariko nibwo ubuzima bwo gukorera abandi yego gusa si bwiza cyane si bwiza ubuzima bwo gukorera abandi si bwiza ubuzima bwo gukorera abandi cyiza kurutaho no kwikorera kuko bagukoresha nyine uko bashaka kandi abarabona barakoresha abagabo muri Aziya yewe tubona umuntu wakoreye umuhinde umuntu wakoreye umushinwa ubwo ibyo barabona ari ntarabyumva cyane ariko nabagabo bahemba urusenda d'abord ariko yaje kugukoresha akazamera nk'uwaho kwishuza umuntu wishe cyane barakoresha abarabona nuko barakoresha cyane abarabu nibo ba mbere bakoresha kuko akazi uri gukora kaba karuta amafaranga uhembwa kuko ugiye ubazabe n'amakuru n'ibindi bihugu bihugu byose byo hanze uzumva amasaha bakora wowe ubukora menshi ugahembwa make urumva barakoresha cyane
barakoresha ariko se bakaba abantu beza n'abantu bo kubana Qatar cyane numvaga Qatar igiye itandukana n'ibindi bihugu byo muri Aziya kuko yo imaze kubamo abanyafrika benshi cyangwa se andi moko menshi uburyo bw'umutekano nta kibazo navuye n'abantu bantera ubwoba ico gihe ngo mu Barabu ngo ni habi bazabica abantu bazagira gute ariko ivyo ntibibayo Qatar ni igihugu cy'umutekano wose keretse udafite icyangombwa tushobora guhura n'umuntu ngo kubera ko ufite uruhu rw'umukara ngo biyotekereza kugirira nabi bishoboke no kuvuga muri Qatar hamaze kuba amoko atandukanye menshi niyo mpamvu cyane kuko abari bahari bavuga ko mbere ababaye nka mbere bavuga ko mbere nyine ico kintu cyo kurondora amoko byabagaho ariko ubu rwose ndabi wowe ndaje wabonye na kimwe niyo hantu hataba ubujura amafaranga nubwo zirashana mu ntoki tawe yakwaka bareyaga nabakire n'ubundi nje hari zo barusha se ndavuga wenda hariho n'abandi batazifite babantunze bagiye bava mu bindi bihugu ariko umutekano ni wose uzuta telefone ahantu ukaza bakayikurikirana neza kamera paka umuntu wahitoye yaje uko ushaka umukobwa wabo w'umunyakatari biragoye ntekereza ko hafi ya bose bira bihugu nabakire baribona bariyemera mu Katare tawe ubona ariko bakaba beza biteye ubwo bagira abakobwa beza kuruta bagira abantu beza kuruta bene wacu oya ntibaruta bene wacu tibaruta bene wacu gusa uko biri kose bagomba kuba bafite udukobwa ni beza bogira abageni nako abageni barabafite terime nkoresheje nanje oya ni beza bose abakatari ni beza cyane ariko bariyemera kugira ngo uzokunde ahubwo se wanavugana nawe wamuonera tawo umuonera n'abantu biyemera baza niyaje no guhaha ariyo bamwe bagira na supermarket yabo undi muntu atokandagiramo aho nabaja muzibamo abandi benshi azamaza wabibona sano nika wawe munukira ameze nkwikoreye isi azama aguhungira kure abakatare bariyemera itebwo gusa iciza kuriya igihugu caguhaye indyamo ahantu ushobora kuryama kugama imvura n'izuba bakakureka ukarya ugahaga ukabaho nuko wapagasa hariya barakureka ntaho kugendaho ikibazo ni ubuzima bw'umuntu buba buri mu kaga rwose hariya umutekano muke bene hariya ntasa utogenda iyo ariyo yose kuko Katare ni abakozi bakora 24 hours saa saba nta mashifti gusa bamwe bagenda abandi basohoka bamwe batembera nijoro abandi bagenda nagahuguka amaze gutera imbere nyine sagira ufaranga rwa Katare gwitwa gute na Mariyari Amarian Riyar asaburiya nk'umuhungu w'umunyamurenge ukorera muri Qatar impamvu z'umunyamurenge nuko ndi kuganira n'umunyamurenge uri umujene w'umunyamurenge hariya wahembwe ukeneye kuryosha nivuga kuryosha urabyumva nyine kunezezwa n'umusaruro wagize mu kazi kawe amafaranga urafite poshe buriya ni nkiki mukora mu rwego rwo kwinezeza hariya muri Qatar okay no kuvuga ngo cyane bivana n'umuntu wenyine character ziwe ari abantu bakunda kuryosha mu bintu bitandukanye usibye ko jewe ntabigira cyane wenda nahembwe no kugenda ahantu kicara kagura soda kanywa kandi n'ubusanzwe nari turanywa ntarahembwa cyangwa nkaba noje ahantu kuri piscine nuko ariko gaba abandi bagira imyidagaduro yindi wenda barenza bene uko niko yabimeze wabo nta mukunga ayahe umukunga mu Katare ntaho igisirimba Yesu bimeze gutarana ayahe tukababwire amakuru ya Yesu
kawe Yesu baramwemera nk'intumwa kawe witwa Yohana uko wavuyeyo nta bantu batije bakabyara we hariya ahubwo bari hafi kunjana nani bari hafi kunjana gusa uzize ko batonjana ariko abarabu kandi ico kiganiro baragikunda iyo sije barayikunda bakunda Deba biteye ubwoba Deba barayikunda cyane ariko ntatsindwe rimwe na rimwe wakazumva nawe iryosha kukagira imbogamizi z'ururimi kuri abarabu hariho bamwe n'icyarabu gusa nuko ariko Deba yabo ntiyo kwemera kuko Yesu ari umwana w'Imana tibishoboka Yesu ni intumwa Muhammad ni intumwa nkuru bagicewe ito barabo gusubizwa inyuma bagatanga isadaka y'ikigori nabo kugira ngo bazisange ubu hamaze kuba n'amakanisa yandi y'abanyamahanga ariko y'abanyamahanga bakabyemera yego baremera pe honyine muri Doha honyine hari amakanisa ari atatu ayobowe n'abanyakenya bagande gutyo bagicaga baranamashije bagiye kera bashatse ifaranga kera abacu bazi gushaka ubuzima kazuvugana n'umunyakenya akakubwira ngo agize imyaka 10 yakorera muri Qatar baracangamutse kandi barabakunda abanyakenya barabakunda biteye ubwoba kubera bubatse y'izina nuvuga abe nanje kenshi bamwe mu twakorana bari bazi ko ndi umunyakenya kubera kuko abanyakenya barakundwa iriye none nakujya twahuraga n'abanyakenya twankavuga igiswahili hari abarabu bamwe batazi igiswahili n'icongereza kubitandukanye bakama bumva gusa ko turaganira icongereza ngo turi abanyakenya kandi gakuriya niba abanyakatare bavuga icarabu nyacarabu igiswahili kuriya kigirana amasano n'icarabu ku rwego ruteye ubwoba tabyonzi twarangiza shukrani kuriya n'icarabu barayikoresha cyane shukrani aho andi materi mahajya nayahe ni menshi cyane ni menshi buriya babakundira cyane nk'ibintu kabingaye abanyakenya barakora nabakoze na hano turabihana bagasubira bakaba abanyabwenge umunyakenya azagera nyuma y'ukwezi akazavuga icarabu kazuvuga ngo isi y'umuntu iwe yakimenyeye n'abantu bazi gufata vuba bazi kubana n'abantu nuko nawe umuhinde kugira ngo azotora kongereza abahinde nibo bambe agica ni komedie we abahinde n'abanepal uzomwereke gusa bakunda ngo umwereke gukoresha gutya amaboko ukamwerekera azabikora ariko ngo umubwira kandi azogafata tujururimi tibazafata cyane nigeze kugira boss w'umunyanepal coge nabaga mu gihugu cy'u Rwanda Steven ariko kari kandusha gicongereza ariko wumva ujya hakivuga ukagira neza ni babisimwe nabazi buhira ntibazi gufata nuvuga twebwe kumunyamurenge ntibo kubwira ijambo kangahe nubwo waba utazi imvugo uba warifashe kera nahibo azamara umwaka atomenya kuramutsa manager n'umunsi umwe oya birumvikana niko yabimeze waruvuze ngo habutuzi twinshi dutandukanye kugira ngo wenda hari uzadutegera wese yiyumvemo mu tuzi tubiriya buri muntu azoza yumva nk'akazi yakora cyane ni nkutuhe tuhaba waravuze twa hoteli ni ukuvuga Qatar cyane habayo nyine ama supermarket amahoteli cyane ni kutwa nitwo twiganjijeyo kuko abe nukora ubusekirita bukorera muri izo company muri supermarket uwo yikora mu mahoteli nuko ubwo nyine mu supermarket abari mu bintu bitandukanye hari ukora ubukirina hari ukora ubusalesman hari ukora uhelper hari ukora mbese abari mu tuzi tugutandukanye ubivuze mu Cyongereza byose
bisubiremo noneho uzosobanura mu nukuvuga ngo ubukirina n'abantu budusukusuku bakora amasuku aha sagusibye kwiriya nta bucafu bwinshi supermarket yaho ibayera kuruta mu nzu hano dutuye ese bamugani nukuvuga baraho banga ubucafu n'abagabo manager yaje nigeze kubona umunsi umwe yaraje abona akadimu kicungwa kamwe yarakubise abantu yanyiruka gushaka supervisor kamwe gusa ako ngako gusa iyo gahanutse iyo umukiriya agatiwe guke umukirina itayiruka ugatora nuvuga umwe muri iyo supermarket abarimo abakirina nka mirongo benshi cyane bo gukora nyine isuku nuko ariko nyine bakoresha ama machine cyangwa ugenda atora abafite akanta agenda atoresha nyine abandi ubuhelpa wenda igimodoka rizana ibintu umwe bo bakabifata hanze bakazabizinjiriza muri supermarket hakaba abasalesman nyine bashinzwe kugenda bapanga ibintu wenda hari ubushinzwe nk'ama juice agenda areba izaba expired azikuramo cyangwa se iwe abashinzwe gupanga gusa akagenda akura hariya muri stock akazana agapanga hano umukiriya akaza agatora ibiciro biba biraho bene utwo tuzi nyine utwo n'utwa supermarket igana nane na hoteli hari utundi hoteli usanga ari uguteka nyine n'icayi waiter nyine genda serva n'utu twateka we dutoya genda aserva gusa icayi ukamusanga harimo abakozi mirongo yego bikawa cyangwa icayi gusa ese zangira ni igihugu gishushe cyane biteye ubwoba kirashusha ariko kubera gutera imbere kuruta Nairobi irashushe reka ni igihugu gishushe ku buryo gusa iyo intunze zizimye gutya amayesi cyangwa vandarateri iyo zimye gutya gusa iminota ingahe sinzi cyo gitaye kurenga nibyo habushuye bwinshi ariko kubera ko giteye imbere hantu hose barahubatse abari amayesi azana intunze hantu hose asandi cyane data yego nko tuzi twa transportation buriya bwo harabo dukora abanyamahanga baradukora cyane abashoferi cyane baradukora cyane ako kazi kaba kameze gutubwa ni keza ahubwo nanakibagiwe kari mutuzi natwe duhemba neza hari uwo korera company wenda atwara abantu abakozi hari ukora nyine akora company nawe atwara ariko wenda muri utu tumodoka dutoya bamwe agenda azana ibintu nyine byo muri company agenda kubikura handi abizana nibyo cyangwa ubu taxi nyine taxi nabwo burakora umuntu ashaka kwikorera ushaka kwikorera muri Qatar biragoye bisaba ibintu byinshi birumvikana biragoye pe ni ibiki wabonye utatekerezaga umaze kugerayo muri Qatar nk'ibintu byagushituye umugani w'abashingo minashiduka ugatangara ukavuga ati kumbe ibi nabyo bibino ni ibintu bino no kuvuga ngo Qatar ni igihugu naco cyo hanze nubona kuri abo hanze bamwe batazavuga tuzi twabo naho ni kaco kintu ca mbere cyashituye kubona wenda umuntu w'umugabo asanga karagenda atora ducafu gusa usibye kuko no ubuzima kandi kugenda ni byiza ubu ngubu nuwo kampanga ko gukubura be no mu nzu y'umuntu gusa mpemba amafaranga menshi no gakora amafaranga meza yo gutunga meza gusa no gakora ariko nyine umuntu akiyagera genda ushituka ubona ukuntu umugabo umusaza genda afata ubucafu wenda kuko gabazamara bakafata bwose akaja guta hantu umusaza ukabona arafashagiye guta tuntu gutwo hari abakora hantu muri company yimbwa
imbwa nazo zigira company kuzuhagira ugira gute hari umugabo wakoraga mu Nyakenya kandi yahembwaga amafaranga menshi cyane menshi pe icakoraga imbwa ziratandukanye hari imbwa nyine bene yindi uvuga ngo iyi ni imbwa ni imbwa nziza hakaba n'indi imbwa nyine ni imbwa nziza pana zijya ziwacu oye kugira ngo unyumve neza izi ni imbwa sizi ndariza rivugika nyine ko kaho risuzuguritse kwa hari imbwa nyine bene izo hakaba indi iyo ni imbwa nyambwa no iyo ganono iri muri side ziri positive okay ngaruka kucona nshaka kuvuga gutekereza nk'imbwa ya ruguru keretse ari imvura yakaziyuhagira yonyine imvura yonyine ikagwa haba n'amazi ntizazikundaga naho izi z'abazungu c'est presque énorme ni hafi umuntu gazabazungu ni ziza cyane ni ziza usanga nyine kandi akaba ari wembwa neza gahembwa neza ugasanga undi wenda akorera umwarabu aho mufunzu yiwe muri jardin agenda aca utwatsi nuko bene ibyo nyine ariko ntabikanganye cyane gusa niko ugiye utaragenda kugira ngo wumve ko undi mugabo yo gukoresha wamutinya cyane ngo agenda mbona ka manager yaje bazamuhambira kwiruka abatinyitse cyane iyo aba yari umunyamahanga se nabwo n'ubundi murakomeza mukamutinya ureka kumutinya gute agapfa kuba ari manager ni manager kuko ashobora kugeraho utogeraho yavuze rimwe kandi abaraho n'abantu bagoye nigeze mbona birukana umuhinde umwe bamamutegeye indege asubirayo ngo yanyweye akajuisi kiriyare rimwe ubwo ni nka 30 ya hano Dirty Bob ako ngako gusa ngo yakanyweye atakaguze kandi ari supermarket wenda akoramo akora muri supermarket yakora gusa man nyine aribyo ashinzwe gica ari yibye iwe ikorwa yibye bahita mutegera indege yihuse ni ihangane kabisa nuko oya ni byiza burya bazaca umugani bakavuga ngo akanyoni ngo katagurutse tikamenya iyo bweze kugenda ni byiza kuja muri Qatar kwawe byakwigishije iki kuja muri Qatar byanje nagiye mboneraho experience y'ibintu byinshi cyane no kuvuga ngo yaba uburyo bw'akazi akazi nosuzugura kuba mbonye gusa kampemba neza cyo nico gusa twopfana n'akazi kampembe neza icya kabiri ni ukumenya nyine ukagenda umenya isi kundi ibintu bimeze bene uko nguko nyine genda wiga isi ni ishuri nyine nage nigira ibintu byinshi niki kintu ushobora kuba warasuzuguye ukiri muri Afurika wagera muri Qatar ukicuza impamvu ico kintu utagihaye agaciro mbere y'igi ikintu nshobora kuba nasuzuga muri Afurika nageririya ndagutunguye yego ariko ndasubiramo nkubaze nuja kunsubiza witonde yego ngaho hari ukuntu uzusuzugura ikintu none wazagera imbere ugasa n'ugonze kumbe ca kintu iyo mbimenye yego ikintu ca mbere nasuzuguye ino sina agaciro kenshi ngeza muri Kenya ngeririya ndavuga ati iminsi nabaye muri Kenya nayifushije ubusa no kwiga amashuri yasanzwe kuko hari ahantu ugera wari kubona wenda opportunity runaka ukayibuzwa n'ubumenyi udafite ico nico kintu ca mbere narebye hariya mbona kwiga ni byiza hariho amashansi amwe ugenda urate nyine kubera kutiga ni kico cyane buriya hari nk'ico byarakubujije kugeraho wazure ukabona imiryango yarigeze agiye gukinguka cyane ni nk'iki wenda hari mu gihe byaba atari ibanga nta banga ririmo kandi ntibinakanganye cyane ni ukuvuga hariya muri Qatar hari ukuntu tubona
hariya cyane n'ibyashara bakora n'ibyashara kama supermarket nyine je niyo nakoragamo noneho bagenda bafungura andi ma branch iyo bafunguye branch nshasha bafata bajya bari muri yindi bakagenda batoramo akaba ari bohereza kugira ngo base nabo bahagararira abandi bakozi basha babazana none cyo gengira chance yuko izina ryanje ryajemo wajana n'abandi guhagararira iyo supermarket nshasha iyo branch nshasha ngo nshike turabikora ubwo twari kaba supervise amezi abiri ubwo nyine amezi abiri yararangiye babona kuko wenda ntabimerite bivana n'ubumenyi bw'umuntu mbona wenda ni ikibazo c'ururimi ni ikibazo c'ibyo mukora oya c'ururimi ariko se nyuma y'ico gihe waje kurwiga base ubu ko ndaje kurwiga baratize ninkaho nubundi wagumye kubipfusha ubusa nabipfusha ubusa kwiga ni byiza abantu batuye hano muri Kenya bamwe bo byumva baziki harawogera bijya wize bikagufasha cyane narakomeje ndakora bisanzwe ariko nyine urumva iyo nja kuba wenda mfite ubwo bumenyi bwinshi mba narakoze nyine wenda kongorega umushahara kwiga ni byiza abantu biki asante cyane tusigaranye iminota mike yego tugiye gusoza nihe handi wowe warakandagiye wenda tuvuge muri iyi safari yawe kuva hano na Qatar ahandi nawe narakandagiye urumva ugenda nanyuze za Dubai ndi muri Qatar natembereye mu Burusiya mvayo ngarutse nanyuze za Ethiopia iturayo nuko nyine ariko hari uburyo ushobora guca ahantu indege yabacishije ibyo bita escale yego wenda igamije kunywa amavuta cyangwa se abagenzi runaka barurukira aho hantu sinzi wenda niba hari n'indi mpamvu ishobora gutuma indege igira escale ahantu runaka ariko bitari mu rwego rwa escale kuvuga ngo imodoka yavuye i Nairobi yitura Ethiopia Cairo Dubai kwa bene uko nguko yego ahantu wowe warageze ukavuga ati mpamaze umunsi umwe 2-3 muri business zanje bwite no kuvuga Dubai ntabwo nayituye gusa muri escale nagize iminsi 3 hari ibintu nari mparindiye za kuhava apana mu rugendo ngenda narahanyuze yego ariko ico gihe kandi nige nari ntuye muri Qatar ndava ngera Dubai mpagira iminsi 3 ndahava nitura mu Rusiya ubwo nyine nari ntembereye mu Rusiya pagiraho mu Rusiya nahageze wageze kwa Putin Moscow neza mu pa nasibiye usanga kangaye iminsi 2 ndongera ndagaruka uragaruka subira muri Qatar itandukaniro rya Dubai na Qatar buriya ni kiri Qatar iri imbere ya Dubai iri hejuru yayo subiramo neza Qatar iri hejuru ya Dubai uravugisha ukuri cyane ko Dubai ifite izina rikomeye ku mwana mama Dubai yagize wenda iryo zina kubera abantu bakora business bagenda bacururiza ibintu bagenda barangurayo ariko Qatar iri imbere yayo cyane ubwo ni mu myubakire Qatar iri hejuru asante cyane asante wakoze kuza kuntwari asante sana wakoze kutwitaba rwose abadukurikiye namwe hagize icyo kwifuza kubaza John wakimubaza ari ukumushimira ibitekerezo byanyu ni ingenzi kubera ko nibyo tubasaba kenshi kugira ngo mukomeze mudusangize byinshi tumenye wenda hari umurongo twafata wo gukora ibyo mwifuza iteka ryose natwe tukabibakorera
none John yego turasoje murakoze cyane urumva ari iki wabwira abantu kuntwara RTV1 iki ni abakurikirana intwara RTV1 wababwira iki ku bantu bayikurikirana bakomeze babashigikire bakomeze babashigikire utarakora subscribe bayikore share comment ibyo zose birakenewe kandi abantu basupportingane abantu bashigikirane tureke kwama dupingana abantu bagiye baja mu mahanga nico dusabwa no gushigikirana mugenzi wacu akoze ukamushigikira ka subscribe nakantu koroshe kadasabura ugomba gukora ugateza wanyu imbere share comment ibyo byose kandi bagakomeza bagakurikirana ibiganiro byanyu uko bigiyeho kugira ngo mukomeze mutere imbere yego asante cyane murakoze nawe baye ngushimiye yego nongera kukwifuza uzumva umwanya turi kumwe rwose asante namwe turabashimiye kubwo kudutumira reka twongere kandi tubwire abantu abasenga mukomeze musengere umuvandimwe Sibomana yego agomba gukora iharusi kandi nziza cyane vuba bayitege kandi abari hafi n'ubundi mugume muyitege kuko akomeze bapasi vuba cyane n'ikivumbi na jasho gose ibi byose bya Satani birabatombe bakomeze yitegura ubukwe vuba Imana iguhe umugisha asante sana wakoze kandi ikiganiro cyacu nakagaruka mugira amahoro y'Imana asante yego